hafi ya Goma sorry hari amasasu turaza cyuwarinze ishyamba ry'ibirunga rya Virunga urumva ubwo ni Nyiragongo na Nyamuragira urumva kuko rya shyamba nako bikuntu rikonturuna kuza hano mu ruhande rwa Rugari ubwo uzigana za Rumangabo ni parike ya Virunga iriya ugaca inyuma guca Tongo kazenguruka ukajya guca Kicanga ugaruka hano za Sake aho hakarenga humvikana amasasu n'ahandi nkaho ngaho nubundi nahantu habasohoka mu ishyamba muri cyo gishyamba cy'ibirunga izi nyeshyamba zidakoramo operation urumva kuko maze iminsi mbona abantu bapasinga twarababonye amayuniti n'amadiviziyo diviziyo gihe ntabwo nakora pass out nabanje kujya kuyisogongeza hari nubundi amakosi imyitozo ya gisirikare uko mbyibuka nubwo maze gusaza urumva akenshi icyo twakwita nka internship sibyo none se Sandrine civilian Sandrine wowe utekereza ko abasirikare bakora internship ku mashuri baba bari muri kaminuza z'amashuri amakademi ni natwo nakunda gusomeraho cyane aho umuntu abatazi sasa hagati hasigayemo iki muri ya mihanda gutya rero to ni bya birunga biri mahanga birimo FDLR birimo ikini inyeshyamba zitinye kwinjira mu ishyamba FDLR irimo niba sikari mushe zituruka Pariske ntabwo karenga hazatungana FDLR kibasa kuba yashunga umuntu kigakora gakoryo ikongera igasubira mu ishyamba turimo kujyana hanyuma ndikaza Sake igakora gakoryo indi kajya ku nturo hahandi igakora kandi Kirorerwa igakora kandi Gicange bamanukiyeho Tongo ibigize iteza mbusha urumva muri Goma ho urumva ahaza niba ari Muheto niba ari aho hose yagiye hakije umujyi wa Goma bahora muri ibyo ngibyo bishoboka gute ko mu byukuri M23 uriya mukomanda Jimmy yashingaga umujyi wa Goma cyagihe nyuma babakimara gufata Goma arimo usecyuwaringa burya bagombye gukora uburyo buri hybrid usecyuwaringa Goma nusecyuwaringa rya shyamba urumva bikabera icyarimwe ndetse uko bagiye bigira imbere bashobaga no gutinda kwigira imbere bakabaza bagasecyuwaringa hariya none se tuvuge se ko rya shyamba ririmo FDLR ingana na Initec imwe yapasize tuvuge ko rya shyamba ry'ibirunga ririmo FDLR 10,000 ntibishoboka kuko no mu mibare ya FDLR ndavuga mu buryo bw'abasirikare uko nabonye abayobozi bagenda babivuga mu mibare itandukanye ntago FDLR ishobora kuba ifite iyo karikire yo ku mibare y'10,000 none mwebwe mwapasingije 15 sibyo yego kandi ntabwo harwana umubare M23 ifite imbaraga z'ikirenga kuri FDLR urumva so ndizikoresha rese cyuwaringa amashyamba ariko mana we nkiyo bavuga bati abantu bagena amasaha 24 kuri 28 nzi icyo gishyamba twumva icyo gishyamba kirimo ibyo bibazo mpita mvuga ariko s'abakongomani ubu ko baraza bikora amabisi 10 none hari ndugeze kumbwira ngo kuri imihanda ari mibi binorohera abatega mbusha igihe nyine zikinyerera mukiza isukuma mukigira gute baba baguyeho attention buri umuntu utega mbusha muri kaburimbo imodoka igenda kuri 80 siko azaguhamya mu modoka igenda hano mu mikuku bagira no bagira imwe gakurura indi si muri Nyiragongo se nyine 45 ariko iyo ntuzura yumva 45 etande ya none se niba Goma ari na Sake 20 urumva Sake niho kure se yamuja kumuja se n'abantu bahaze nta birometero 45 birimo ntabyo niho turu ya Goma kumwiza aho ngaho bari kumwiza niwe ku kintu mbaza bagira ko babivuga ko babishaka kuki Nyiragongo kivogerwa gutyo baravuga amagambo we birenza amagambo kwirenza amagambo ubundi kera leta Kinshasa yirenzaga amagambo abaye mu 23 babyitaga planichar kuhora biriza amarira urumva none mu 23 ifite amagambo nka guverinoma yajya gikoresha kera niba roko nayo imaze kugira agace kanini yobora nibaze kuba nini cyane ayo magambo yakanyuka buri munsi nous allons étendre la périmètre de sécurité abazayirwa baravuga bose bameze kimwe urumva uzi ko hari ibitero by'utana kavuze by'urukoza soni nk'icyo muri mujandi kanyuka se nakivuga nakireka ikaba feri y'abasirikare urumva ese katari n'umusirikare sha imibare nize uko ingana kose hazagira umuntu nimero yanjye murayizi azampamagare nzamwitaba ambwira to Marshal uriya mubare ntabwo wumva narije buriteye gutya equation ariko ubundi sobanutse nzayumva ariko gese ndayumva ntabwo nduva ukuntu body M23 yose yicara mu ihema rimwe ngigiye gukora pass out y'abakada ikiguzi cy'abari abakada bose uretse ko umuntu atagurishwa urumva ntabwo gihwanya na body M23 ubushobozi wenda byo guhangana nabyo musanze se yavuze ati musanze afite amakuru iyo pass out sibyo akaba none yamaze kuneka ubushobozi bwa drone mufite no kuzisenya uko bungana nibyo byo kujaminga rega yabikwepa kuko buriya mu ikoranabuhanga uko ushobora kuvuga uti mfite ikoranabuhanga rijaminga
ibya Tshisekedi nawe yazana ibijaminga ibyanyu, none se mwe muvuga ko mujaminga ibyo atajaminga ibyanyu bidashoboka? Ariko uribaza inkuru mbi yavuka, urumva? Wowe Sandrine uyoboye ikiganiro muri reporting twatwicanga arimo uvuga inkuru mbi ivuga ngo ku itariki n'ingi ni busenese drone na missiles vuye mu gihugu cya Kinshasa zahitanye abandi muhango wo gupasinga ko iki bisimwagiyemo mbeje amagendamo bahatagendamo kana kagendamo mievo prevenir que guérir. Ibyo bintu mwabikuyemo mukajya bamenya ngo muri protocole zanyu minsi mikuru mugiyemo bisimwarahagije abandi musigara aho ngaho. Cyo kora gavana nawe ntabwo yabura ukurikije ukuntu ibintu by'ubutegetsi biba bipanze. Ako engineer yaje gukora iki mbonemo se mbonemo hagiye bisimwa ntagende kuki mutaje ikarita gutyo kuko byonze bikunze uko byagenda kose. Imbyo nime kuvuga birumvikanisha ko uwahemuka ntiyaba kibaboneye icyarimwe. Noneho akandi gakoryo kakarusho n'ihema mwajyamo sinakora ihema rimwe nakoze ihema A ihema B aho twapanze protocole nkazinyuranye mukaba muzi ko bari bwicare hariya ariko ngiye nkabicaza hariya. None se zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Nagiye mbona n'amakuru ushobora kuba nawe yabonye nuko Goma hafi ya Goma sorry hari amasasu turaza amasasu amasasu avuye ni byamene ntajya nemera giye amasasu muri Goma sashaka akora not Goma hafi mu makuru twagiye tubona zakarenga hariya ntago ndi kuvuga Goma narabikubwiye cyangwa ugira ngo mbisubiremo abantu hagira ngo giye hari n'ikintu hari na harassment ngo yaziranye ishyamba rwose mwanyeshyamba simbasaba simbategeka sindi munyeshyamba zanyu genda umunyamakuru umusesenguzi mu yamuyaga bigari niba badasecyuwarinze ishyamba ry'ibirunga rya Virunga urumva ubwo ni Nyiragongo na Nyamuragira urumva kuko rya shyamba nako ikuntu rikonturuna kuza hano mu ruhande rwa Rugari ubwo uzigana za Rumangabo ni parike ya Virunga iriya ugacima guca tongo kazenguruka ukajya guca Kicanga ugaruka hano za Sake aho hakarenga humvikana amasasu n'ahandi ngaho ngaho nubundi n'ahantu habasohoka mu ishyamba muri icyo gishyamba cy'ibirunga izi nyeshyamba zidakoramo operation urumva kuko maze iminsi mbona abantu bapasinga twarababonye amayuniti n'amadiviziyo diviziyo gihe ntabwo nakora pass out nabanje kujya kuyisogongeza hari nubundi amakosi imyitozo ya gisirikare uko mbyibuka nubwo maze gusaza urumva akenshi icyo twakwita nka internship sibyo none se Sandrine civilian Sandrine wowe utekereza ko abasirikare bakora internship ku mashuri bari muri kaminuza z'amashuri amakademi tujya tubona bajya gukora ingendo i Burayi nahe hose bareba nyine uko abasura ibigo bagira gute bikomeye cyane ndavuga mu buryo buri combat bwo kurwana bwa nyabyo ubundi ubona ko wabajyana muri internship he wajya ufata nk'abasirikare ukabajyana nko muri Iran ukavuga uti mwe mugiye muri stage oya akenshi hari ibintu twajyaga twita ngo kurara defense urumva nubundi mukajya kurasa no kumansha no kujya mu nda bari nk'intambara ku yindi bagafata regime imwe ikajya hari indi ikajya mugakora demo nk'izo kurwana impamvu ugema nk'ibira gutya muvandimwe wanjye rero izo demo nazikorera muri iriya shyamba nukuri kose nta muri kurutu wa passing agakora pass out kuri amakenga za kuba passingisha atabanje kunyuzwa muri iriya shyamba yabikose yusanga ari umusirikare yaba ari iki ngiki nabara numvise muvuga ngo nabakada ngo bagize gute bwingira ngo nimbunda baraziga mwese nabanyuza mu ishyamba mukajya kunyura mu ishyamba mukaribaterizwamo mugakura muri ya FDLR kandi buri wese akajya nyuramo kuko FDLR kutarizitira se gushyiraho inzugi nubundi mwakora operation uyu munsi zikiruka zikazanagaruka buri nukuvuga ngo yaba mode operatoire yanjye umuntu wese upasinze uwaje ku kosi Rumangabo uwaje ku kosi Canzu uwaje ku kosi Kanombe uwaje ku kosi hose yaba kiniki
kunyura muri ririya shyamba. Kubera iki? Buriya uyu muhanda izina ryawo sinjye ndimenya uca Gicanga Mweso gukomeza. Uretse kugize ugeze Gicanga niba atari Mweso ushobora no gukomeza werekeza Rubero. Urumva? Yego. Sandri tugendane. Turi kumwe. Tugendane ibintu ni geography. Ndakubwiye ngo umuhanda uva Igoma ugaca Isake ugaca za Kirorerwa ugakomeza ujya Mweso Gicanga njya Gicanga ushobora kuza kuzenguruka usa nkuza cya kirunga ukasubira none muri Rubero. Urumva? Undi muhanda uca Kibumba Rugari utagiye Bunagana ngo uce Rumanga ujye Bunagana ushobora guca ngo za Rugari ukageza za Rucuru. Urumva? Tongo ku buryo uri bwongere gusa gutyo kongera gusa n'uwagira aho uhurira na wa wundi za Bwito niba ari Bwito za Kishishe n'iki byose byemba mpareba nkunda gusomera ya map ariko uzashakira oxygen ibintu nibyo bya oxygen kandi oxygen sinzi impamvu tutaya tumushaka ngaduha ibiganiro. Urumva? Kuko yajyagira tunakora tw'umu map twagiye tunadufasha muri reporting za makuru. Ubu nta kidukora rero yajyaga tukora twiza cyane ni natwo nakunda gusomeraho cyane aho umuntu abatazi. Sasa hagati hasigayemo iki muri ya mihanda gutya rero to ni bya birunga biri mahanga biri FDLR birimo ikini inyeshyamba zitinya kwinjira mu ishyamba FDLR irimo niba sikari mushe zituruka Pariske ntabwo karenga hazatungana FDLR kibasa kuba yashunga umuntu kugakora gakoryo ikongera gasubira mu ishyamba. Turimo kujyana Yego. hanyuma indikaza Sake igakora gakoryo indi kajya ku nturo hahandi igakora kandi Kirorerwa igakora kandi Gicanga bamanukiyeho Tongo ibigize iteza mbusha. Urumva? Muri Goma ho urumva ahaza niba ari Muheto niba ari aho hose yagiye hakije umujyi wa Goma bahora muri ibyo ngibyo bishoboka gute ko mu byukuri M23 uriya mukomanda Jimmy yashingaga umujyi wa Goma cyagihe nyuma babakimara gufata Goma arimo usecyuwaringa burya bagombye gukora uburyo buri hybrid usecyuwaringa Goma nusecyuwaringa ririya shyamba. Urumva? Bikabera icyarimwe ndetse uko bagiye bigira imbere bashoboraga no gutinda kwigira imbere bakabanza bagasecyuwaringa hariya. Gusa nyine urabizi iyo tuganira kenshi nkubwira ngo aba bantu muri Kongo ntago batinyana barasuzugurana kuko jewe nakoze imibare ndateranya nkuburamo nta kindi nasanze amatara gusuzugurana. Ntago mwambwira ngo mumaze gukubaka umujyi nka Goma mushyizemo isuku uratunganye murawutunganije kuriya sibyo? Yego. Muzi ko mumeze nk'abarimo gukora play y'imishwi. Urumva? Sakabaka zibaguruka hejuru kuko urumva umuntu mu kirunga aragusura plomba arakwitegeye hatarimo agasuzuguro ntago bishoboka. Yaba Kabira Kinyogote ngahari yaba aho abakomanda bagenda baba bakomeye abahazwi. Urumva? Gusinzira ijoro bugacya bukira uzi ngo mu kirunga harimo iyo kabutindi birancanga bikanyobera. Rero bazasecyuwaringa ririya shyamba bajye no muri Rwindi bakubite. Urumva? Bajye muri Kahuzi bega bakubite. Impamvu nkunda kwivugira ibingi biro Sandrine buriya nokubera ari amapasa utunguze ko na passinga uzikano buriya uzimayinazimba nakoze mayinazimba nakoze no kubatabuze mane power ngiye yukoze pasa uti ya brigade y'abantu bita abakomando. Urumva? Yego. None se tuvuge se ko ya shyamba ririmo FDLR ingana na Initec imwe ya passes tuvuge ko ya shyamba ry'iyunga rimwe FDLR 10,000 ntibishoboka kuko no mu mibare FDLR ndavuga mu buryo bw'abasirikare uko nabonye abayobozi bagenda babivuga mu mibare itandukanye ntago FDLR ishobora kuba ifite iyo karikire yo ku mibare y'10,000 none mwebwe mapasingije 15 sibyo? Yego. Kandi ntabwo harwana umubare M23 ifite imbaraga z'ikirenga kuri FDLR. Urumva? So ndizikoresha rese cywaringa amashyamba ariko mana we nkiyo bavuga batabantu bagena amasaha 24 kuri 28 nzi icyo gishyamba twumva icyo gishyamba kirimo ibyo bibazo mpita mvuga ariko saba kongomani ubu ko baraza bikora amabisi 10 none hari ndugeze kumbwira ngo kuri imihanda ari mibi bindorohera babatega mbusha igihe nyereze kinyerera mukize sukuma mukigira gute baba baguyeho. Attention buriya umuntu utega mbusha muri kaburimbo imodoka igenda kuri 80 siko azaguhamya mu modoka igenda hano mu mikuku bagira no bagira imwe gakurura indi ubundi bagapakurura kugira ngo itambuke bakaza. Iyo ni risk plus infrastructure yanyu iteye gute? Ese urabona nko mu Rwanda imihanda ihuza intara yose bayishyize amatara. Urumva? None se muri Kongo ni case niyo case ku buryo bimeze gutyo inamurikiye mu gihe utwaye imodokari wabona ibicaracara kuri metero 500 ukaba wanayiviringa. Ubwo urumva ikintu turimo kujyanira no kugira ngo infrastructure ya Kongo iteye gute umuhanda urimo kubwira abantu ngo ni 24 hours by 24 ntabwo bibarenganyiriza ntabwo barabigiraho. Urumva? Igihe mutarabigiraho rero mwirukane
izo nkebebe zive mu ntuzi zive mu ishyamba ry'ibirunga umwaka umaze kurenga umwaka ni muremure cyane. wanabonye ko Kanyuka yavuze ko leta ashinja leta kurasa muri Masisi. Ni text ndende ariko aho mbona ko ngo si muri Masisi harashwe kuko no muri Nyiragongo mu gace ka Muja naho harashwe na drone. Aho tekereza Avuga ko ndetse ati hapfa n'abaturage benshi aho bagaragaza ko muri Muja iri muri birometero 45 uvuye mu mujyi wa Goma. arabeshya nta birometero 45 biri maho ngaho. Muja se si stronghold ya ntuze Muja si nako Muja si ntuze si nta stronghold si mu nkengero z'umujyi wa Goma ni nkaho ari muri Goma naho si muri Nyiragongo se nyine birometero 45 ariko iyo ntuze urayumva 45 etandiye birometero none se niba Goma ari na Sake birometero 20 urumva Sake niho kure se ya Muja ku Muja se ntabwo abantu bahaze nta birometero 45 birimo ntabyo niwo turu ya Goma kumwija aho ngaho bari kumwiza niwe kuki ntumbaza nibagira ko babivuga ko babishaka kuki Nyiragongo kivogerwa gutyo baravuga amagambo we birenza amagambo kwirenza amagambo ubundi kera leta Kinshasa yirenzaga amagambo abaye mu Ventura byitaga plurinishaha kuhora biriza amarira urumva none mu Ventura ifite amagambo nka guverinoma yajya gikoresha kera niba uko nayo imaze kugira agace kanini yobora nibimaze kuba nini cyane ayo magambo ya Kanyuka buri munsi nous allons étendre la périmètre de sécurité abazahirwa baravuga bose bameze kimwe urumva uzi ko hari ibitero by'utana kavuze by'urukoza soni nk'icyo muri Muja ndi Kanyuka se nakivuga nakireka kaba feri y'abasirikare urumva ese katari n'umusirikare njya mbona ariko yambara ibintu bya gisirikare cyane. Ese kuki ibyo ngibyo bikorwa bakabikorwa muri Muja bigakorwa aho handi like aho handi urimo kuvuga urumva Sandri muri Masisi kuki bitababuza ku Gikanombe gukora passport y'abakada bakajyana ari umuryango wose wa M23 kandi bari mu ihema niba bidahindura attitude yabo nk'abayobozi abaturage bazabona miki ejo umusibejo ntibakoze ni passport y'abandi bakada magana ngahe wabonye batari bahari rwose inteko se M23 none ntawasibye uretse General Makenga niwe ntabonyeyo ariko nabonyeyo mucuti wanjye Bahati yambaye na gisirikare urumva ariko afande ntabwo niki wowe Bahati gavana ubundi hari indi drone izakugwira Nyagasani Imana yarakurinze ikagunda mu gihe cya Castro mugakomeza kwifotoza mutyo yego umuyobozi w'abaturage aba mu baturage pe ndabyumva urumva ariko ibintu bibigisha iki mbivuze inshuro nyinshi bajya bavuga ngo naravuze ngo nagize gute ibintu nk'ibyo ntabwo n'umupfu umuntu harwo ndi muraguzi ariko nabonye bisimwa nanone mbona Bahati urumva mbona uriya ujya montrer uyu ingénieur urumva Benjamin Mbonima abo nabonzi sibyo aho n'amafoto hano arahari ndabareba gutya ndabareba Kanombe ni muzarucungira ngo ni muri Rucuru afukaje reka nkubwire sha imibare nize uko ingana kose hazagira umuntu nimero yanjye murayizi azampamagare nzamwitaba ambwira Thomas Richard uriya mubare ntabwo wumva narije buriteye gutya equation ariko ubundi sobanutse nzayumva ariko cyese ndayumva ntabwo ndumva ukuntu body ya M23 yose yicara mu ihema rimwe ngigiye gukora passport y'abakada ikiguzi cy'abari abakada bose uretse ko umuntu atagurishwa urumva ntabwo gihwanya na body ya M23 nguha amakuru nako nguhe igitekerezo uzi ko buriya leta ya Kinshasa mu bintu bita imikorere ya intelligence erega tugacengezemo erega naka kantu ka Amerika n'umuhindo wa Amerika ukomeza uyu munsi Amerika buje igira imico mibi yo kwica abayobozi kabicira icyarimwe urumva irabikora muri Iran niho wabibonye bibo n'abayahudi barabikoze muri Yemen bica government yose iri mu nama uzi ko inzego z'ubutasi z'uwo murwanya zishobora gukereye impamvu ya event bakanayishyura amadolari bagashyiramo n'intasi zabo kuyisukuma ngibeho mukajya mugenda arizo zibajyana kwikosi banafinanshije mutanabizi urumva ubutasi niko bukora kugira ngo bazabadesime bazabasibanganye icyarimwe protocole ya M23 igimenya yuko ibyo bintu bibaho bishoboka Chiseke daga finance kosi Sandri aga finance akadaship noneho inzego ze zikanabakorera bavuga bazapasinga nawe utagiye wo bashaka wese so iyi passport nange protocole wamvise ko ninjiri barabinjiriye bamara kubajyana ahise igeze uyu munsi Sandri ntabwo icyambere cyo passport nk'iyo nini cyane ntabwo yabitunguranye ngo bishoboke oya Nese mwagiye kuzana amahema
murayubaka ufite isoko ryabyo hose bamukoreramo urumva batabizi hanyuma rero tuvuga ngo hararinzwe ko harinzwe hari ikoranabuhanga rigezweho ririmo kugerwaho muri iyi ntambara ibyo bita kujaminga imbaraga z'intuze zo mu Rwanda ukavuga uti ashobora kurasa wenda misile kuzisenya cyangwa gusenya misile 10 wenda ku munota cyangwa drone 100 ku munota uzi ikintu gisigaye kibaho wa wundi ugutera ahari kuza misile 10 ihoreza 50 akavuga ngo urarasa 10 40 ziragusenya urarasa drone 30 turareza 70 izindi 40 ziragusenya urumva ukuntu basigaye bakora none si yo Kanombe mwagiyemo muri shwa yuko nta mbunda Tshisekedi yagura urumva ishobora gusenya aho ngaho muri mwese mufite ubushobozi wenda byo guhangana nabyo musanze se yavuze ati musanze afite amakuru iyo pass out sibyo akaba none yamaze kuneka ubushobozi bwa drone mufite no kuzisenya uko bungana nibyo byo kujaminga rega yabikwepa kuko buriya mu ikoranabuhanga uko ushobora kuvuga uti mfite ikoranabuhanga rijaminga ibya Tshisekedi nawe yazana ibijaminga ibyanyu none se mwe muvuga ko mujaminga ibyo atajaminga ibyanyu bidashoboka ariko uribaza inkuru mbi yavuka urumva wowe Sandrine uyoboye ikiganiro muri reporting twatwicanga arimo inkuru mbi ivuga ngo ku itariki n'ingi nibuzene drone na misile zivuye mu gihugu cya Kinshasa zahitanye abandi muhango wo gupasinga ko iki bisimwagiyemo mbeje amagendamo bahatagendamo kana kagendamo mievo prevenir que guérir ibyo bintu mwabikuyemo mukajya bamenya ngo muri protocole zanyu minsi mikuru mugiyemo bisimwarahagije abandi musigara aho ngaho cyo kora gavana nawe ntabwo yabura ukurikije ukuntu ibintu by'ubutegetsi biba bipanze ako engineer yajya gukora iki mbonemo se mbonemo hagiye bisimwa ntagende kuki mutaje ikarita gutyo kuko byonze bikunze uko byagenda kose ibyo ndimo kuvuga birumvikanisha ko uwahemuka ntiyaba kibaboneye icyarimwe noneho akandi gakoryo kakarusho n'ihema mwajya sinakora ihema rimwe nakoze ihema A ihema B aho twapanze protocole nkazinyuranye mukaba muzi ko bari bwicare hariya ariko ngiye nkabicaza hariya none se kwisi wenda tuvuge nko muri Korea wenda tuvuge nko muri Maroc tuvuge muri Senegal ku bitabo twasomye hari naho n'amapasa utasiba ibirori nkabiriye kubera ubwenge bw'abantu muri service za protocole biya kuri 7 urumva mukabishyira kuri 8 niba ari kuri 8 mukabishyira imbere kuri 6 urumva aka kantu nkubwiye rero Sandrine nakakwereka ngo izinyeshyamba n'amafuti n'ibibazo bikunda kuzibaho urumva ntizirimo gusoma ikarita ngo ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo by'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8 muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com hitamo Gugaga Cars ntago zicuza Gasaro TV.